Kambaye ikaze inshuti bakunze mudukurikiye aho muri hose nizere ko meze neza nkuko musanzwe mubizi rero ni Brenda wanyu mukunda cyane kandi ndabakunda muri iyi minsi nari nararwaye niyo mpamvu nari maze iminsi ntakora ariko ngiye kuzibahata umva mukore subscribe like comment musharinge zino video kugira ngo twibanire gatanu ku kandi. Guys rero tugiye kwiga hamwe muri rusange imico wagenderaho kugira ngo ushake uwo muzarubanamo cyangwa se uwo muzarushingana. So rero no kuvuga ngo ntitugatawarwe n'amarangamutima tugira ngo dukundane n'abadashoboka, tujye dukundana n'ibishoboka, ibidashoboka tubyihorere. Hari ukuntu umuntu areba akavuga ati ngiyewe ndumva runaka naramukunze, ndumva mushaka, ariko burya ugasanga imico yiwe ntifatika ku buryo ushobora kuba wamushaka ngo umujyane mu rugo, ugasanga nyine uwo muntu ni zarabunyoye, katuvuge gutyo ni zarabunyoye, nta sosi kabisa ku buryo ubona yuko utamujyana mu rugo ngo azubake azavemo umugore muzima. Ibyo rero ugasanga amarangamutima yarakubwiye ati mutware wana bitwaye ikisi, ariko nagira ngo ubwize ukuri ngo hari igihe umanika agati wicaye wajya ukamanura akagusaba guhaguruka ngo uhagarare. Uwo mugari ntabwo ari njye wawuciye, waciwe n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi muri rusange. So rero imico wagenderaho nuko wabanza ukareba ese uwo mukobwa agufatira ate inshuti zawe, ese uwo mukobwa mu buzima busanzwe arubaha, ese uwo mukobwa ese ateye ate, avuga ate, agenda ate, ese wenda iyo agusuye ni icyo agukorera mu buzima. Hari ukuntu umuntu aza kugusura, buriya abahungu muba mufite tekinike nyinshi mushobora kuba mwapimira nk'umuntu muzabana nawe. Hari ukuntu aza kugusura, yamara kuza kugusura ugahita ubona imyitwarire yiwe, ugahita ubona ukavuga uti uyu nguyu ndamutse mushatse koko yavamo umugore. Kuko urabyuka mu gitondo akagenda ukagenda mu kazi, wenda ukamusiga mu rugo ugasanga yakoropye, yogeje ibyombo, yasashe utuntu two mu rugo, nyine ukabona ko wenda dukoze nubwo wenda yari ari umushyitsi w'uwo munsi umwe cyangwa iminsi ibiri. Ariko hari ushobora gusiga mu rugo ntabikore, ntabikore, ntakorope, ntiyoze ibyombo, niba hari umukozi akaba ari ubikora. Ariko burya uzamenye ngo uwo mukobwa umeze gutyo, uwo mukobwa utegereza umukozi wawe ngo abe ari we ubikora ngo kubera ko ahari, ngo kubera yuko abona ko ufite uwagufasha. No mu buzima busanzwe burya uwo mukobwa ntacyo azagufasha, ntacyo kimwe azakugezaho, usibye nyine ko uzajya nyine urya ibiryo by'umukozi, usasirwe n'umukozi, imyenda itunganywa n'umukozi, ibintu byose bitunganywa n'umukozi, kubera yuko umugore wawe n'ubundi zizaba arizo karagiteri ziwe. Ubwo rero nuhitamo muri ubwo buryo ntuzavuye ngo Brenda ntiyakubwiye, ngerageza kubabwira, ngerageza kubagira inama, kereka icyo ntazi. Kandi n'icyo ntazi iyo mugishyize muri komenti ngerageza kugira gute, ngerageza kugishakira inyigo yacyo cyangwa se ubusesenguzi bwacyo kugira ngo nzakigusubize cyuzuye kandi gifite ubuziranenge. Icyo navuga noneho hagati aho ngaho ni uko abantu akenshi na kenshi bajya bakunda kwitiranya abakobwa b'umuhanda, reka mbyite gutyo kuko sinjye wababwiye ngo bahitemo kuba b'umuhanda, abakobwa b'umuhanda n'abakobwa bo mu rugo. Ariko usanga impamvu bakunda kubyitiranya ni uko baba batandukanye. Umukobwa w'umuhanda aba asa neza, aba akeye, aba yitaho, aba akora buri kimwe, ugasanga rero